reba hano uraza kumera neza sibyo urabyizeye urabyizeye kuza kumera neza ko twasenze nimfira ahangaha ntabwo nshaka kuzagusiga hano ubwo bwoba afite gusa bwonyine sheri ntabwo uza gupfa mbabara reka kuvuga ayo magambo kuri unazapfa nagupfa sheri cyusa ko ari kuvuga amagambo nk'umuntu uri kuraga aho ntiyaba agiye kwitaba Imana ninjye uje kuguha ukuri nona uve kuri ba bana baje bagatoba ibintu bakatwicira game uri umuntu w'agaciro ubashije kuba turi kumwe nonaha uri umuntu w'umugabo we wakoze subscribe nawe utarayikora yikora ku bwawe gukora subscribe n'inkunga ubu duteye kandi n'inkunga ihambaye ni ikintu cy'agaciro ubuhaye umuntu yego ntabwo ari ikintu kiremereye kuko nta mafaranga bakwaka ariko subscribe iyo impaye cyangwa uyihaye undi ubu tweretse ko dukurikiranye 100%. none wari umeze neza nizere ko umeze neza umwaka mushya muhire gusa ntabwo ari byo binzanye mwihangane ndi kubatindira ariko mbanywe no kubanza kubasuhuza kuko tuba tudaherukanye episode ya 60 kuri season ya 2 ku nzira y'umusaraba niyitegerejwe ndabizi mufite amatsiko menshi gusa njyewe nababwiye ko ngiye kujya nza nk'ababonja icyo bita kubonja ngo gake gake ngenda mbaha utuntu duke mwebwe mukajya mubibona ari uko nabanje kubabonja mukabona ibyo mwari muzi ho gakeya ndabeshye eganda n'abakunda cyane uriya muri abantu banjye mba nkwiye kubaho amatsiko akagenda agabanuka gusa nta nubwo twabicisha amatsiko mukore sabu muri abantu b'agaciro umuntu wese wakoze sabu ndetse nawe utarayikora basi ubashije kumva kino kiganiro wowe dufashe ukore sabu kudufasha ni ibintu by'agaciro sabu dore ko nta n'ikiguzi ugenekereje mu mafaranga y'u Rwanda sabu ishobora kubigura nk'ibice 5 by'amafaranga y'u Rwanda urumva ko atari menshi kuyikandaho ikikomereza nta mutima mubi noneho ntabatindiye reka nze mbabwire uko aho byageze uburyo ki cyusa yabonye ubutabazi akajyanwa kwa muganga haho mu cyaro urumva ni centre de santé cyangwa poste de santé uburyo ki yajyanwe kuri poste de santé yagerayo ugasanga nta mituweli afite umuntu w'umugabo nawe ujya ubyiba yego uzabibona ariko si umuntu w'umugabo ni gute nta mituweli afite banyarwandakazi mbibutsa ko buriya gutanga mituweli ni ikintu cy'ingenzi cyane buriya udatanze mituweli ushobora kuvuga ati ngiye sinjya ndwara ndi umusore ndi umukobwa ariko ejo ushobora guhura n'impanuka runaka gushishikariza nawe utajya utanga mituweli yuko ikintu cya mbere ari ukwihutira gutanga mituweli mujye mwihangana mbanza kurondogora kubera ko mbakundana nabagira inama nanjye ntiretse ndetse n'abantu mujya muri comment mukatugira inama muri abantu b'agaciro mukwiye kubahwa cyane inzira y'umusaraba niyo turiho ese iribagiza benshi batangiye kuvuga ati yagize ubwenge akamujyana kwa muganga nk'uko bari bafite inzu bahawe n'umukecuru iyo nzu baje kuyivamo gute benshi batangiye kuvuga ati filimi yanyu irabishye ntago mutwereka buri kimwe muratubeshya yego ntago tubabeshya kandi namwe murabizi neza ko ari filimi si filimi se yarubwo ari ibintu bisa kandi filimi ntago ibintu byose nyine umuntu babirondogora babikina urumva ntago bari gukina ukuntu yavuye mu nzu ntago bari gukina aho moto yagiye kandi muri comment nyine ngo moto yagiye mu nzu abenshi bari kuvuga ati se bageze yagurishije telefone kari smartphone afite ku muhanda ntibabonamo amafaranga urumva smartphone nubwo yaba ari mu cyaro ntago yaburamo makeya murabizi kandi urumva ni y'abantu babaki abenshi batangiye kuvuga ati filimi yabishye oya ntago ibishye mwihangane ibintu byanyu kandi comment zanyu nizo zituma ibintu byanyu bigera kure ubwo rero ntabatindira atanarinje kubasogongeza ukuntu cyose yageze kwa muganga
hari abantu bari barimo batashya nibo babagezeho mu ishyamba bishakira inkwi, babagira inama nyine babafasha kubajyana kwa muganga. Gusa aka kanya Cyusa kwa muganga ari kwitabwaho neza kandi muzabibona, kandi ntimugire ubwoba, nta kibazo azagera. Ndabizi bamwe batangiye kuvuga ati Cyusa wacu we muhumure, njye nyine mbanje icyo bita kubasogongeza. Ubu ndabasogongeje, ndetse nawe ufite mugenzi wawe uyikurikirana wamusharinga ino video nawe agasogongera agashira ubwoba. Muri abantu b'agaciro kandi ndabakunda cyane. Wowe wabashije kuba uri hano kano kanya, ndagushimiye, indabo zawe zikwiriye. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro, nawe utarayikora ayikore kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Njye ndibuze mu kanya wowe wabashije kubugeze hano, ndibuze kubagezaho ukuntu Nyirantambara yabanye na mama Kanyana mu nzu, ukuntu umuriro watse. Nabyo ntabwo wari ubizi, kandi umuriro waratse nyakwaka na polisi zibyivangamo. Urumva ko ibintu byatangiye kuryoha. Mu kanya ndagukorera inkuru nanagusesengurira neza uko byagenze, kandi nizere ko urabo hari wowe uri umuntu w'agaciro. Ciao, ndabakunda cyane. Ushaka kudutera inkunga cyangwa kugirira inyunganizi uduha, watwandikira kuri iyi nimero kuri WhatsApp 0782 97 52 37, 0782 97 52 37 ni WhatsApp yacu, kandi murakoze cyane. Ushaka kudukurikirana kuri TikTok ni Kijanja TV, Instagram ni Kijanja, Facebook ni Kijanja, WhatsApp yo nayibabwiye. YouTube yacu ni iyi ngiyi, kora subscribe kugira dukomeze tubane. Murakoze cyane.